imyaka ubanye n'umugabo igihe warongore ntabwo urabihaga ku buryo wanyicira ubukwe wandetse nkibera none wowe niba byarakubabaje kuki wowe utatekereza ko ngiye wabajwe n'umugabo wanjye twakingiranywe akiri manzi nanjye nkiri ikintu yeje ahantu bigeze irembwa y'umuhungu ubu ugiye kuzana ibitungo yose ishara ku meza nanjye ngiye kububasha mwashoye iki muri igiki ahanga kugira ngo munkore ibintu nka biriya ngende umugore w'isezerano umugore w'isezerano nkuko ushobora gufata uwundi wese njya wongera ngo umugore w'isezerano w'ingumba none wowe uri cyanga wowe ikanzu y'umubyeyi rwose berwa rwose uheke waragafashe kanzu y'umubyeyi utarasaba amaburo se nyamuneka kabuno nyamurara mu kabari nyamurara muri rigore wundi wowe urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ikosora umva wabibonye ariko yesuwe umva ubuse ntabwo tubafite reka nkubwire nibarebana gatoya iyi mitugu yose nubwo nyifatanyije n'umugabo wanjye izashiduka yose ari ngewe igize gute yanditseho yose tukayisangira bapanga ikintu kubera ukuntu ndi kumwe n'Imana ihita ibinyereka hita mfata amazi nsukamo byuzura bihita biba ndakwemera utyo wabibonye uzi ukuntu byamubabaje kakagore karize none yagira bwa mbere reka riri yandijije menshi cyane iyo ntaza kuza kukubona ngo uzajya ungira inama numve ko hari umuntu mbibwiye nanjye agiye kubona yuko igihe icyo ari cyo cyose umugabo cyangwa umugore wasezeranye n'umugabo hakagira umwivangamo Imana yonyine iyo yavuze ngo buretse Imana yonyine iyo yavuze ngo nimwubake ntazagira ikintu kizabasenyera ntazagira ubitambika hagati wowe ukaza ukitambika Imana nawe guhereza igihano ubu noneho nanjye nashiritse ubwoba ngomba guharanira ibyanjye uyu munsi wamubwiye natinye yese arati none se nitantere kuvuga uku byari byande erega wirukanka n'umuntu cyane byageraho ngo ukamumara ubwoba I know yes none rero ubu ngubu turacyategereje ubu ni nkaho ngubu twenyegeje umuriro wazamutse twitege nimba biri butogote nimba biri bushirire igihe icyo ari cyo cyose witegura uriya mukobwa akaguhereza ibintu byo kurya kazi kawe njye senda umwana mva simbuze ubwenge ikindi dukomeze twijijishe nkaho nta kintu cyabaye ariko twebwe nta cyabaye tugiye kubaho mu buzima bwiza ariko tubemeza bizatubemereza nuko gukogera kugenda nta n'ikindi yes ngaho genda winjira muri sa umuntu utabizi telefone aho yes nanjye ngomba gushinga ubwoba uko byagenda uko ariko kose masendera uraho neza amakuru yanyu ni meza ariko ntabwo nabamenye okay ni Anita kuri Moni Galaxy Anita yego yo muraho mabuja oya ariko no uko unyita mabuja nitwa Anita mabuja y'umwamuri urebye no kwa mabuja oya ntabwo ari byose birako twabaye abavandimwe twabaye inshuti kuri Imana ubuzima mfite ubu bugisha iyo kampani yanyu oya pe si ngombwa nanjye nagukenera nkuko nawe wanyeneye n'ibintu bisanzwe ntabwo ahubwo abandi bakozi bagenzi bawe niba bafite umutima nk'uwawe kuri Imana iyo kampani mwese muzajya mu ijuru
none se ko ari inshingano zacu biba bitureba kandi hari igihe wakira n'umukiriya ukabona ko ari umuntu ukwiriye kugira uko afatwa pe nuko ntegereje ubwabyo binyereye ku mutima mwiza mufite n'ukuri kw'Imana. basi se warakize umeze neza? Narakize ntabwo ari ijana ku ijana ariko rwose narakize, amafaranga naragiye yifashisha mu buzima busanzwe ariko umeze neza urebye. Okay, noneho hari suzi ko twavuganye kuri gahunda y'akazi. Ni mwarabimwe. Okay, noneho rero nagira ngo hari abantu benda gufata muri no company yacu, nagira ngo ushake uburyo waza ugakora ikizamini cy'akazi nk'abandi. Kibaba we Anita, ikizamini kiko kangahe? Ejo bundi kwa gatatu kandi hari amahirwe menshi yo kuba wabona ako kazi kuko nshobora gukora uko nshoboye nkagufasha. Anita, nuko imabuja rwose mama mufashe n'ukuri kw'Imana bingirire. Mufasha nk'umuhungu wawe. Okay, ntacyo rwose. Bizatangira 2:00. Noneho mbere yo kugira ngo uze uzabanze umamagare hanyuma uze kugira ngo mbone nanjye uko ngufasha. Yego. Urakoze cyane Louis. Yego kuri twese. Okay. Hello? Fofo? Hi. Hello, Kiwasumba cyanjye. Nzutera udasonga. Mbega kumva. Really? Ni nk'akayaga gatoshye izuba ryiriwe rinkubitira Kigali uyu munsi wallahi. Tumva isa. Shanzi neza nyine ndi mu rugo ndi kubowa tu. Urumva nanjye ngo ndijijisha ni gute waba utameze neza ko ari wowe bwiza bwanjye bwiza bwama oya nako nangiye kuvuga cya kijambo ariko muri sesi none se bitewe bite ndumva umutima uri kundya ndagukumbuye bya hatari yumva ashaka guhamagara nyine gupanga tugahura ariko nyine ko mu rugo nabyo bisigaye bari izindi stress pe reka nkwereke bagomba kubwira cya gisaza ego ko none se washatse excuse ushaka yose hanyuma tukisohokera tukarya ahantu nka nshaka kugukorera massage y'ibirenge ndabizura ufite stress ntayo uheruka ntabwo nazakumva ko nakubwira wenda badahari ukaza mu rugo nabyo nakize ko hari igihe cya gisaza n'umugore we baba badahari hari cyose icyangombwa nuko mubona wowe mu impumuro yawe mu iseko yawe mu amaso yawe mbese iyo tutabonanye mba numva ntari wese mba numva mana uzi ibintu numva nifuza kugukorera mbabarira utanshyushya kandi turi ari kuri telefone mbabarira nukuri nakubwira nyine ukaza mu rugo pe ko nanjye nukunda gukumbuye Yaris. Nakubwira hano hasigaye haba n'irindi shyano nabyo ridahari nakubwira sibyo ndagukunda cyane reka nsubire mu kazi rero hanyuma nimugoroba
ndaza kukuvugisha mbere ko nsinzira kugira ngo mbikire rega ijwi ryawe oh mana nta kibazo yego ndakunda kandi take care. Alright, see you. love you Love you too. Shasheri waretse kunshura amazi nanjye. Ariko ntabwo ndayamara humura. Harya mugiye muri siporo. Wese ko byakunanira nabwo ngo biza tujye muri siporo. Reka ngendaza kundushya gusa. Ni mugoroba nta kibazo. Umva sho. Shawo tuzanira imbuto za shese. Uce kuri alimentation numva muri siporo. Vuye muri siporo nze nikore n'ibintu urumva uwo munaniro ndi gukora. Okay, ntacyo ndaza gutuma kwe. Yeah. Ngo ndaje ngaruke. Sawa siporo nziza. Nasa sheri. Sheri wagiye. Je gutanyukije. Umakwiye. Mbabura utambwe gufata imiti igabanya ubukana. Kuko nta ntabwo nabyumva ukuntu ibintu baba barabinkoze. Ni karibu injira. Auntie. Umeze neza. Cyane ringu kumbuye ko ugeze ashobora kubyumva. None se amakuru y'iminsi. Neza. Umva ntabwo wakumva ukuntu nari mbakumbuye. None se Auntie umeze neza? Kumva utishimye se? Oya ni bisanzwe. Cyane ukuntu mwimukiye ahantu heza, sha hano hantu nta n'umuntu wakifuza kuhava pe. None se wayobye? Oya. Ushakaga nde? Ndashakaga Louis. Louis. Ya, ndashakaga Louis. Iyi ni inda ya Louis wazanye cyangwa n'umugore baje kubana? Rita wahageze? Nahageze ukuntu ari gukomeye. Amakuru ki? Wahageze ni karibu kandi. Kuko nawahindutse. Iyi narahindutse buriya. Warabyibushye. Abantu basaza no kutuba tumeze sha. Umeze uteze? Amakuru ni meza. Ndabibona rwose. Hanyuma se amasomo sha. Amasomo nyine ni bimwe bisanzwe nta kibazo. Hanyuma uzakomeza wiga uduheshe ishema rero. Ni ukuri nzabikora. Harya buriya hasigaye iki kingana icyo ukadefanda? Hasigaye umwaka umwe gusa. Umwaka umwe? Tutakomereza aho sha. Burya rero kwiga nta kundi ni uko ugashikama. Aho bishoboka ukarara rwa ntabwo ukarara amajoro ukora amahiti ariko mpaka kuza ko umusaruro mwiza.
urukumva rero ikoti ry'abasaza debuto ndijombe mu bundi mbwire mahoro nawe ashaka umukenyero mwiza n'agapira keza ashaka kandi amaboko maremare bugezweho tubuze ikirori cyawe tukiryoshye ubundi tayari tuhatwike niko rya abatumuvuga niko tubigenza wewe no tuvugana uranshaka se kana kibazo ndaje sha sawa nta kibazo ako nkawe inkuru bangana gutya ndumwana wawe mushiki wanjye kuva ryari kuva ryese ubona ari uruhinja rw'amezi abiri mushiki wako nzi ndakubeshya turangana ariko wagiye ureka kubeshya ariko maho wagiye kubusazi n'ubucucu uzi kuriya mukobwa muzi umuzihe uramuzi uriya mukobwa uzi imihanda twabonye uhora beshe uzi burya ari indaya uriya mukobwa kararuganya kararuboshya karari ubusa wagicucu ukambwira ngo ni mushiki wawe ugira mushiki wawe indaya se urani indaya hakuyewe umusinzira ahura n'abantu bazima akabeshya twigeze guhurira urumva none abagabo barangije baramutwara usibye ko baje banamugaye cyane rwose rita ni indaya mushiki wanjye ni indaya imwe mbi ongeraho ngo imwe mbi akurenzeho mbese ubu nshatse kuvuga akurenzeho ndetse ndi indaya mawaka nkubwiza ukuri niwe wateka rigashya mushiki wanjye ndamuza cyane n'isugi wabyumvise ndetse niyo mpamvu iryo shyari ushaka kuzanamo nta shyari mugirije iryo shyari yewe ariko ubona umuntu urimo gusa araje uri indaya ese undi abaye yibikurebaho iki abaye yibikurebaho iki nuko rero ubwo ko wari uri kumuhisha aramaze none wareka mbyemere niyo wishime hishime ko bakora ahubwo iyo uvuga gutyo yewe gumana ukuri kwawe mfite ukwanjye nyine iyo uvuga gutyo inda yirige karangiza mu wa mbere segonderi ikagira kaminuza yagiye kuharangiza kararo kanya umusinzira agira ahantu abantu bazima ngo mutansindira nawe uri indaye wowe umukobwa muzima uteye kumwita indaye kavuze ukuri rita ni umukobwa nzi neza twarira we kucyunyita indaye ruganya nese naguriyo kuva ryari naguriyo indaye sigira umugabo kaburirwa z'amahembe kagarirwa izije muri iyi minsi ngende umugabo wawe uruwande n'umugabo wawe nitwasezeranye se n'umugabo wanjye komeza wishu nzongera kuryamana nawe ari ayiwe utsezerana gasezerana n'impyisi maze gatatu mu masezerano cy'igoryo wanuka wagira ngo tumenye ko nzongera kuryamana nawe tugiye kwipimisha we Fazili umva Saviye mwararyamanye ukumva muryamana ndaho nkanuye nta mbaraga mfite Erika yaraje nose ari cyo warushoboye oya reka nkubwire ugashobora n'iminsi nibavuga ibintu nukagarure story zaranje urubwiya byarara na amateka yanjye y'umwihariko sha ninjye mugabo wenyine hari cyo waratinyutse mbaka kurongora numva sha Erika yari mwakoze narabyumvise uzona ntabwo nzakira ariko ntamwize ukuri hano uzahaba nawe kanuye amaso n'igike gihaza ubuvonderi sinzoya kuryamana nawe tutarajya kwa muganga ibyo nibyo wibeshya ariko kana umva ndakuricisha ipfa kugeza ubwo ndibeshya ubwo njye nawe tuzari imbwa n'umugabo sibyo tuye kureba imbwa n'umugabo ntikize kuvuga impangane nawe tuzahangana ngaragata nuko yuteranye botazi sha ubugamba nzarushobora ese bite mwana save bite bite mwana ndeka mbabarira ndeke ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi uyu munsi sibyo nifite birahagije nese wabaye iki mbwira ngo ufashe mwana turi inshuti nese ibyo ntubona wabyihererana bikakumarira ni ikihe kibazo gihari narizi uri umuganga mani turi inshuti ariko mbabarira sibyo ibintu ufite ntabwo ndumva nashaka kubikuvangamo siko tutahere rero kuko ntabwo umeze neza habe na gato se mu rugo byanze se sheri yakwanze se nawe uri kumva ukuze nabwo n'ibintu nguhe pasi se eri wambabariye sawa hagize ngo wenda hari ikindi kibazo ufite wenda ngo manuka kure ntabwo akazi ntabwo ashobora
kwikosora